Ariko je muri uriya mugore abashaka iki koko? Uriya wabibonye? Ose shiri we ntago ubona kuri ya mugore yasaze. Ngaho nawe ariko mbwira umuntu. Aravuga ngo akunda umwana we. Yarangiza akaza akamuha ibintu bimusinziriza tutazi n'ibyari byo. Yarangiza ngo akunda umwana we. Ubu se kuvuga gutyo ko ari uko nahahingutse. Amuteruye aramwirukankanye. Mwahite mwirukankana umwana atangiye kuzana ubufuzi nkamujyana kwa muganga. Ngaho mbwira byari kugenda gutyo ntahinguka. Ngo biriya ngo nukubyara ngo nukorera. Abonye umurera pe. We ntago bizi ari kundya hano. Ariko arye nge ndamureguriye. Do. Ahubwo reka tujyane umwana kwa muganga. Mbanze ndebe ko atanamuha ibintu bimwangiza. Aho yacyagiye buriya mvayo. Baramupimye ibizami byose baravuga bati nta kibazo, ati imiti yari yamuhaye amurushije intege ku buryo yasinziraga harimo feneriga. Rero nuza nta kintu byamutwara ko na mu gitondo nabonye ari gukina neza nta kibazo. Ahubwo reka nkwereka buriya byaba ari kizibiti. Ku mugana umuntu agiye akamurega mu buyobozi akerekana nazira amapuro zo kwa muganga ibyo yakoze ejo. Uriya ntago byatuma uriya mwana ahubwo tumugumana. Turese impapuro zo kwa muganga nibura hari ikintu gifite ibyo cyerekana. Zirabyerekana yuko umwana yari yariyuburoza. Zirabyerekana barazimpaye n'imiti bamwandikiye yose barabyanditse. Ndakora ibishoboka byose. Pe ku mwana wanjye mutsindira gume hano. Nukuri ntago naterera iyo ngo ibi bintu umeze mbirebera. Wese ko byumva. Bigufasha. Usura koza ariko kuba ukomeje kumushyigikira. Urakoze cyane. Ngewe ngomba kuza nkaba i Kigali nk'abandi. Wenda nago tuzumva ko nkomeza gutuburira abantu n'aha ngaha nibaramuka se noneho bafasha. Izina rya Yesu. Peresa. Ariko se usigaye umusazi. Abagabo bose usigaye babona muko. Gutongera nkazongera nkakushidura wowe. Banza witonde. Wa mugore nkwice nkireke. Ndekura nanjye. Ngiye wajya nsigaye mfite inyatsi mfite umwaku ikintu cyose ntekereje gukora ntikimpera. Gute se kandi nenge myakenya hano bizerera mu myako rwose ufite imyako gute cyose ndabigeraho bigata binca mu myanya y'intoki. Murebe nari twa tugiye gukora umwana we sintanciye mu myanya y'intoki koko. Nakubwira ngo ujye usenga yambaze Bikira Mariya n'umuhungu we ukantera utwatsi. Umva nubwo mba bayoratsekeje ngo ngira ni ngo nsenga. Usenga nge wowe gusenga urabizi. Ndasenga mwana ndasenga pe ubu kunde bukundi mama wombi. Yego ndasenga umva akare gaseko nka keza. Ariko ubundi rero teka tuve no muri ibyo. Ndira mwana wamuretse. Mureke uriya mwana bamurere akuri. Uriya mwana reka mbaze nkubwire. Uriya mwana namugenzi kari imikino. Burya koko bavuze ukuri ngo manika agatice ajya kukamanurwa haguruka cyane. None dore umwana wanjye ambijije icyuya. Nyine jya wihanganira ko usorome bimusumba yihanganira bimutokoza. Umujyanye nyine nawe uri ku madiru. Sibyo? Umva rero icyo nakugiraho inama. Uriya mwana wamuretse akamurira gakura. Undi mwana ko ari uwa nyina cyane cyane noneho urane n'umukobwa. Ubaziritse kuri iyi ngutiya yawe. Namara gukura azagushaka. Kwivanaho na stress z'abana. Buryoshye? Cyumubiki. Ariko ziko ibi bintu ngiye kubitekerezaho hari icyo gukora. Tekereza kabiri, witekereza rimwe. Uzungurutse ubwonko. Urebe ikinyungu. Urebe. Haba murera. Ndetse bahari pasho riri kukuvaho. Ubyumva. Umva ntaribyo. Nzakubwira. Ese birani biki umuntu yashyize muri ji yanjye kugira nsinzi. Mwana wahora niki? Biriya n'uburozi yashakaga kuguha kugira ngo upfe. Iki? None si yamubona iki? Ngo nukwera ko wanze yuko mubana kandi reba ukuntu ameze. Imana ishimwe pe. Mana yanjye. Aho
ahubwo ngize n'Imana nuzajya ubona agize gutya akaza urumva jya uhita wirukanka ugende wihishe ku buryo atazongera kugira ikintu aguhereza ukakirya yaba ari umuneke yaba ari biswi yaba ari ji ikintu icyo ari cyo cyose azakuzanira ntuzakirya wabonye ko yahindutse yego ntuzongere rwose ntuzongere no kuzajya ubonana nawe urumva ubu se ngaho utekereza iyo ntaza kuhahinguka byari kugenda gute ni wari upfuye umuntu umubyeyi umeze kuriya koko ushaka kwiyicira umwana nanjye rero ntabwo uzava hano uzakura kandi humura uri kunyumva ubuse ntiwigaragaje nigaragaza mu bikiza nigaragaza mu bikira shabaduke ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga umugome gusa hari urukundo mfitanye nawe se njye nawe hari urukundo ruri hagati yanjye nawe shabaduke kuba ibintu wakoze wowe ni ibintu by'ubugwari ibintu by'ububwa gusa ibiki se wa mudage we ibikira shaka ndawe nzongera nkudi we njye mbona nzongera nkagucika ese undi waritse makobwa kuko mutabiranye ukamurika ukajya ku ruhande ukavuga ko utamushoboye sinzi ndabangamiwe muri ino si ariko wowe none ugiye kungeza ahantu bro basi mbabarira umupfukamire se basi kugira ngo ubyumve umupfukamire basi wambabariye ukandika bro wambabariye ukandika rwose genda n'uwo makobwa wawe rwose mugende mwibanire n'iki ariko ngiye basi mbabarire umuhereza amahoro nyine mureke makobwa ntago mubiranye utungu twahantu twakavukiye twagiye tukigira utuntu twahatari tukifata tukuraho ngaho ntituzi kwikorera turacyari ry'ubuntu bw'ubufiti bw'ababyeyi barangwa baragutunze barakugura ipantaro kumenyera buri kimwe wagiye ukora ukareka ibintu by'ubunebwe no kwigira amaringa ariko ukumva ushaka ibyiza ukene urabona abakobwa mubiranye ubundi hari n'umunsi none nzagira nk'umujinya tugaco n'ongera kugira ikintu kuri amakubwi nkazana nk'akantu kakembe nkanyuza muri iyo misatsi kugira ngo byemere bana narakushiduye ntiwabyumva ariko cya gikorwa wakoze ni ubugwari urareba iki se bro shaba nzakudunda toka wewe ese papa biriya bintu mama yabikoreye iki mwana wanjye humura mama wawe buriya aragukunda sibyo aragukunda pe ahubwo urukundo agukunda nirwo rwatumye akora kiriya gikorwa kitari cyiza ariko biriya ntabwo ari byo papa agashaka no kunyica humura kuko mama we yashatse kukwica umukobwa wa papa urabona yapfa ntabwo umukobwa wa papa ashobora gupfa sheri humura kandi uri kumwe na papa wawe ntuzi ko narindi mu nzu se ntacyo wari kuba rwose ariko se mbwira humura mbwira ntangirira inkuru uko yagenze maze unganirize numve neza mama Mary yambwiye ngo mama yashakaga kunyica kandi yakuzaniye akaji mama wawe gusa humura ntabwo ari uburozi yashyizemo sibyo buriya yari yashyizemo utuntu dutuma usinzira kugira ngo agutware babyumvise mama wawe aragukunda ntiyatuma upfa sibyo sheri humura ntiyatuma upfa uri umukobwa wa papa kandi ukomeye nka papa sibyo ntiwapfa murako dufite n'intoki zisa intoki zawe n'iza papa ni zimwe n'amaguru ni nk'aya papa urumva se wapfa guta ugasiga papa wawe humura sibyo kandi ujye wihangana igihe uri kumwe natwe hano uri kumwe n'amakobwa uri kumwe na badogisi n'agasaza kawe ukomeze ukine sibyo ibiba byabaye ntukajye ubiha umwanya ukomeze kubitekerezaho ahubwo wabwira papa wawe ni iki wumva uyu munsi yaza kukugurira kugira ngo wibagirwe ibyakubayeho pizza
nze kukugurira pizza. Buriya se ntabwo ushaka ice cream? Ntayo ushaka kandi uyikunda? Shanda kugura ice cream wowe na Cyiza ndabajyana hahandi ku myicundo, sibyo? Simukeneye n'akaburushete ko mu kabari, naho ndakujyanayo. Urishimye? Ngaho ngwino umpobere. Oh, mukobwa wa papa. sebwira njye ubona yeberewe igihe umuhogo wawe uzaboberera uri kunywa kurusha umushyitsi wakiriye. kimwe nuko nanjye umutwe wanjye ntazi igihe uzakira kuko hano mu mutwe bwira reka twumvikane. ni nacyo kintu kingaruye hano. nje kukubwira ko ibyo nakubwiye ntisubiyeho. nanjye niyo mpamvu nkubwira ngo umutwe wanteye wanga gushyira mu byibura gushyigikira icyemezo nafashe. izina ry'Imana tugira ngo ntabwo ari cyo kirimo kugira ariko bwira ukigarura jya kugira yuti ese mu nzu ufitemo icyese ko mbona unywa kurusha ikimodoka gishaje. gutwara iki ko ari njye wakoze Imana yewe uzi mfite amafaranga angana mbabagiye gushyanga. aha ni iwanjye. umva rero nabanje kukubwira ngo niba wanze kuguma inaha mu cyaro ngo dukomeze dukine diro ubage wifashe mbisubiremo bugira kangahe singushake iwanjye maze kugutukuza ndagukesheje inzu yawe rero umuheno igiye kukugwaho wigize neza usigaye kugarama mu idiva nubwo ugaramana n'ibyo byenda byawe byashize utazi kwiyitaho. utangiye hano ndi iwanjye ariko ntawe nkotora ku myenda ntawe nkotora ku myambarire. utangiye rero kuza kuncyurira unyura umva mu mafaranga nayubakishije n'inzu n'amadiva naguze hari ifaranga ryawe byibura ryawe ku giti cyawe wambwira ati wakoze akazi neza kirishimwe cyangwa nahabwaga n'abakiriya. nakoreshaga iki umutwe wanjye nawe nkakuzana ukesikoka twembe tubihuriyeho ubundi unarebye neza mva ndanisubiye kuba tuva indimwe kwa mama wacu se uragira ngo tuve indimwe ariko byanga byakunda ni ikiryango. ni ikiryango ahubwo uzi ikintu nibutse se nibutse ko iyi nzu nyifiteho uburenganzira kugira ngo ivugururwe nari ndimo rero ngo burya umuntu akwirukankana kera ku rugo urakoze kunyibutsa. cheers shyiraho se urumva abasirimu shyiraho kozaho ku buzima bwacu. noneho ibyo byose rero kugira ngo nkwemeze sibyo nimba ari ibyo n'ubundi nta gahunda yo kunywa mfite wateretse nakubonye. mva mubwire ibyo byose n'ubundi nushaka reka nze twibane wenda tubane igihe gitoya sibyo nitumara kubana igihe gitoya mugenzi nzaba ndimo gushaka indi nta gihe kinini kizashira ntagize gute kandi nanga ashobora kuhashakira umukiriya urumva nkahita nza nkaba mu buzima bwiza i Kigali nk'abakire bose. mwese kuba warangurije amafaranga nkavugura ngashyiramo ntuza parafe urumva ari ikibazo kandi iravuga na parufe n'inesi nayishyizemo aho uganiriye neza cyane uragira tukagurisha unyemereye nkazana iwawe uremera ko uzafataho tukagabana kubera ko naravuguriye warubatse ndavugurura ikindi uzaba ufite amafaranga uzimenyera ubuzima bwawe uzanzire mu buzima ntabwo nzagukodeshereza nta nubwo uzanzira mu rugo uzamenya ubwawe buzima uri umuntu mukuru ufite ubwanwa bungana butyo. ikibi cyawe utangira kuganira neza warangiza ukabisozereza ibintu nimba ari ibyo noneho ntuzaze kumbera igitutsi mu jisho ntuzaze kuvogera ubuzima mbamo menya ibyo hakundi undemera gute wakizigo cy'umugabo kingana gityo. uretse gato mubwire hari icyo maze kubona hari impamvu nibazaga kuko Sandra mugabo yari afite ukuri kuko wamugana umugabo wabana nawe byabasha uvuze ngo sibo ndasa umva hano ndi iwanjye wamaze none se ubwo unaniwe kuba watungwa n'umugabo ufatika none ukava mu ntera urimo ukajya mu yindi byakunanije iki ntabwo ari ubushongore bwawe wigize intuza ntakoreka wagira ngo ntuze we hano ndi iwanjye none nanjye shaka nakubwiza ukuri
n'ubundi ibyo naguteganyagaho byose wabyanze. Uraseka nande ubwo se uraseka cyangwa Bwiro Bwiro ndakubwiye ko nkeneye umugabo ntawe ukeneye nyine kubera ko uzongera kuvuga muri ako karutsa kawe ibintu by'umugabo ndakubwiye ko nkeneye umugabo n'ubundi ntabwo nabigushyiramo kuko n'uwa mbere niwe wamumenesheje we ndavuze ngo ziba nkuhunga ntuza nkunga grenade yaramase buri muntu twese turi bahunguka we niyo mpamvu ntabwo ushaka mu buzima bwawe cyane ubwo bucukwe bwawe buriya naje ngamba nakubashye ukanzimanira ubwo buntu nkabunywa ukagira uzi inzoga ngo biteze biteze ko nkubona hano ntari isanzwe ntuzi hano ngende umushyitsi wa hano mama igihe gitoya nubwo se muri aho n'amahoro yewe nanjye ndaho ndi mama Ketia nje kureba umwana wanjye mama Ketia kweri shabara barakumbwiye ariko ufite umwana mwiza kuba ari mwiza se ntari kumwe nawe bimariye icyo ugira ngo ariko humura kuba mutari kumwe ntacyo umwana abaye kandi se kameze neza kuba ameze neza ntacyo bimbwiye ariko reka nkubwire ubu ndi kwicuza ibyo nakoze ariko nzakora ibishoboka byose umwana wanjye nongere mwigarurire ihangane ariko se mama niki cyabiguteye kuko kugira ngo ukore biriya bintu uko bambwiye ibintu wakoze mu babineye ubwoba ntabwo byoroshye uriya mwana namufashe muzana hano nzi ko bahita bamwanga kugira ngo njye mbasha kwibonera amafaranga ariko amafaranga ngo iki wafashe umwana umugurana amafaranga ufata umwana umugira business wumva niwe ugomba kukwinjiriza ariko amafaranga ko agiye kuzarikora ariko mama uzasaba imbabazi uriya umwana wanjye mpora musaba imbabazi nta munsi n'uyu n'umwe bwakore ntamusabye imbabazi ariko nanjye umutima uba uri kunkomanga basi se arahari ngo musuhuze rero wamubwira rwose ntibyemeye ngira ngo nakubwiye ko ndi umushyitsi muri uru rugo umunsi wa mbere yigira muri uru rugo nyihakandagira baranyiteze barambwira ngo ikintu cyose uzakora kibi gishoboka uzagikore tuzakubabarira cyose ariko barambwira ngo uyu mwana naramuka avuye muri iki gipangu agasohoka uwo munsi ibyo bizaba birangiye rwose mbabarira sinshaka kwivanga muri bizinesi zanyu sinshaka kwivanga mu bibazo mwagiranye bivuze ko ntari bubone umwana wanjye umva nkubwire umva mbabarira byibura umwana musuhuze nuko umusuhuza gusa nta kindi basi murebe ndebe ko umwana wanjye akiri wa wundi bimubuza bishobora no gutuma nkora amakosa ndakwinginze oya mbabarira rwose ntundenganye kandi rwose ntunyitwaremo umwikomo nta kibazo mfitanye nawe
twe gukomeza guterana amagambo ntacyo biratugezaho. Jya gusaba Kate imbabazi. Mwonge kugira gute? Gusaba Kate imbabazi. Njyewe ungana n'icyo ngiye gusaba uriya mwana w'urudogo rungana kuri ngiye kumusaba imbabazi. Ibyo byaba ari agasuzuguro. Noneho nanjye nkubwira uriya mwana ndamwanga. Ntago namusaba imbabazi, ntago najya imbere ye ngo ngiye kumusaba imbabazi. Gute se? Ariko wa mugore wikanze iki? Ese ubundi reka nkubaze. Niyo waba umwanga cyangwa umukunda, ushya warura iki gituma udashaka ko umwana abanana nyina? Inyungu bifitemo ni iyihe? Inyungu bifitemo ni ukugira ngo mbabaze nyina. Umunsi nagiye kubona nkabona unciye inyuma, uragiye ubyaranye nawe utigeze ubimbwira. Twarabanye ntago mukunda. Uriya mwana wawe si mukunda bikubwira. Wa mugore nkwice nkwireke. Mbwira nge nkwice nkwireke. Ndekura nanjye. Ndeka. Ibyo nkubwira ni ukuri. Urabazwa n'iki? Ndatunguwe. Wari watungurwa se? Nibitaraza uzabibona. Bikubwira kandi. Abagabo koko barashaka. Ni dayimoni narongoye. Ni mushiki wa shitani. Cyangwa iriya niyo shitani. Ese ko watinze kandi wari wavuze ngo uraza kare. Wahora n'iki nagiye nkubitana n'abadamu hariya. Turicara turiganira, urabizi ibyo abadamu iyo bahuye. Inkuru ziba ari inkuru. Mama Kate rero yaje kureba umwana. Ngo ndizera ko atigeze anamukozaho n'imitwe y'intoki. Ariko menya inyobe. Njyewe namukane ndamubwiye serivisi ushaka agenda, ntago ngiye mfite ubushobozi bwo kuyitanga. Wakoze neza no kugurira fanta ahubwo. Uriya mudamu ni igicucu. Urumva uriya mwana ntago azongera kumubona. Ariko se urimo uravuga gutyo. Umwana rero ko yamubereye kasha. Umwana ntashaka kureba nyine. Hano ubwo ashaka no kumureba no muri metero zingahe. Ariko ukuntu yagize gutya azana umwana. Aramwuhura gutya. Genda. Ndasohoka nirukanka numva umuntu ariko gugenda. Ndebye mbona nakana kari kumwe na nyina. Ndamubwira ni hanyuma arambwira ati reka nkwereke nkuzaniye umwana. Nguyu nanasitara. Ubwo nyine umwana wanjye uzamenya uko bizagenda. Ariko gore ndamwe none se we bite ngo wowe ushinzwe iki kumbaza ngo bite ngo dore nguwo umwana sibwo yamutaye aho ngaho. Gore binjije gusa. Ariko nawe umwana yabimwishyuye kabisa. Cyumva. Ariko ramugore diserabaje. Uriya mwana z'ubwenge. Mbwira ukuntu umwana yava mu ifiriti ugashaka kugira ngo nyine umujyane mu bijumba. Mbwira. Umwana wawe abona bamuhereza mayoneze bamukirira mu biryo. Anywa amata ya buri munsi akongera kujya gutoragura amakara, yatoraguraga amakara agashyira nyina kugira ngo ubone bibatekesha. Ngaho uwo mwana numva fabora umva nanjye nabibonye. Akundi nyine yaje yasire banze yasaze induru yayivugije ariko natwe twamweretse koko. Kagira mu nzu ubundi se n'unaniwe. Kagira mu nzu kurya. Dore byanahiye. Uzabona ko atari njyewe unabigize bigezo nirwanagaho ufungura umutima umbabarire uzituriye nzika umbabarire nanjye